Ikaze ku kiganiro Menya Wirinde. Uyu munsi tugiye kuganirira mu karere ka Rusizi by'umwihariko ku bitaro cyangwa se ahazwi nko kuri Dr. Agaruwa's Eye Hospital. Uyu munsi turi ku ishami ryabo rya Rusizi, tugiye kuganira ku buryo umuntu yabungabunga amaso ye. Ariko ntabwo turi buze kuganira ku burwayi bushobora gufata amaso muri rusange. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bwa glaucoma cyangwa se umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho. Tugiye kuganira n'abahanga, tugiye kuganira n'umuhanga, n'ibinadushobokera turareba umwe mu baje kwivuza, wenda aba ari we dutangiriraho atuganiriza. Turi Rusizi. Uburwayi bw'amaso ubumenya ari ugeze kwa muganga bakagusobanurira. Yego, ibimenyetso ngewe nabonye cyane ni ukudashobora gusoma, ni ukuba ndibwa imitsi y'amaso. Glaucoma rero ntabwo nayimenya ariko ngeze kwa muganga. Amaso ni mu gihe yumva ko afite ikibazo cy'amaso, abyiringira cyangwa areba ntabishobore gusoma, cyangwa bakagira ikibazo cyo kugera ku zuba amaso akamurya, namugira inama yo kwihutira kwa muganga hakiri kare kwivuza kugira ngo bamufashe, kuko amaso ni urugingo buri wese rumufasha buri kimwe cyose. Aramutse agize ikibazo cy'amaso akayabura, yaba abuze ibintu byinshi. Niyo nama nabagira yo kwivuza hakiri kare. Uko twababwiye rero twageze i Rusizi kuri Dr. Agaruwa's Eye Hospital hano i Rusizi. Tugiye kuganira na Dr. Francis Mutangana, ni umuhanga mu bijyanye no kuvura indwara zose z'amaso. Uyu munsi tugiye kuganira nawe atubwire ku muvuduko ukabije w'amazi jisho cyangwa se ibyo dukunze kwita glaucoma. Dr. tubaye ikaze. Murakoze cyane Bibio. Cyangwa nimwe muduha ikaze Rusizi. Di karibu Rusizi nanone. Iyo tuvuze umuvuduko ukabije w'amazi mu maso, tuvuze ikiburya mu jisho naho harimo amazi. Mu jisho habamo umuvuduko w'amazi. Ijisho rigira amazi kugira ngo rigire ukuntu riforumye. Ayo mazi atabayemo rishobora gusanga ryabaye nk'ikintu cy'igiplastike kitarimo ikintu cyose. So abantu bamenyereye umuvuduko w'amaraso, ariko no mu jisho buriya habamo uwo muvuduko w'amazi. Ayo mazi akaba ahora asirikira mu jisho kugira ngo azanemo ibintu byangombwa ijisho riba rikeneye. Uwo ni umuvuduko w'amazi mu jisho. Ukaba ugira ibipimo nanone byo ugira biri normal. Iyo biri hejuru umuvuduko wagiye hejuru, iyo biri hasi nanone umuvuduko buri hasi. Ni kimwe nabigereranya nyine nk'umuvuduko w'amaraso. Hari ibipimo bakubwira bati ufite ibipimo ibi n'ibi. Iyo uri hejuru nanone hari ibipimo, no hasi hari ibipimo. Umuntu nyine byumvise byose urumva ko arimo umuvuduko. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye agahita avuga ati se umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho ufite aho uhuriye n'umuvuduko w'amaraso ukabije? Oya, ntaho bihuriye. Akenshi usanga umuvuduko w'amazi yo mu jisho uri ukwawo. Umuntu ashobora kuba afite umuvuduko w'amaraso ari muzima, ariko akagira noneho uwo mu maso uri hejuru. So muri rusange ntaho bihuriye, usibye ko abantu bamwe na bamwe bagira umuvuduko w'amaraso, hari igihe usanga bafite n'umuvuduko wo mu maso. Ntaho bihurira gusa. Ayo matsiko avuyeho nanone umuntu ashobora guhita atekereza ati se uwo muvuduko ukabije w'amazi mu jisho cyangwa se glaucoma niba udahuye cyane cyangwa se buri gihe atari ko ugenderana n'umuvuduko w'amaraso ukabije, noneho umuvuduko w'amazi mu jisho ukabije ushobora kuba waterwa n'iki? Icyo ni ikibazo cyiza. Umuvuduko w'amazi yo mu jisho nk'uko nabikomojeho kare, ijisho rigira amazi asirikiramo. Ayo mazi akorerwa mu jisho, yarangiza nanone hari ahantu asohokera. So akenshi rero uwo muvuduko uri hejuru uba watewe nuko hahandi amazi yo mu jisho asohokera
hari impamvu zatumye atanyuramo neza. Hari igihe hashobora kuba harazibye, hari igihe haba hafunguye, ariko nanone muri uko gufungura ugasanga nanone amazi ntanyuramo. So rimwe na rimwe hari igihe tureba, hari n'igihe aho hantu anyura haba hariho akantu kameze nk'akangere kagafunga. Iyo kafunze nanone y'amazi ntashobora gusohoka, bigatuma production yayo ikomeza ikorwa ariko yo adasohoka mu jisho, noneho ukajya hejuru. Ahaziba ni iki gishobora kuhazibye? Icyo ni ikibazo gikomeye ko akenshi usanga nta n'ikintu tubona iyo dusuzumye. Turebamo tugasanga nta kintu kirimo, ariko akenshi ni mu miterere y'uwo mubiri. Rimwe na rimwe ariko hari igihe umuntu ashobora kugira nk'ibyago agakomereka ijisho, hakaviriramo amaraso. Iyo yavuye nanone hahandi ya maraso aragenda agafunga hantu amazi anyura. Nakubwira aho hantu hateye nk'iponje, ni nk'amatora. Iponje amazi araza akanyuramo muri iyo twenge turimo dutoya, ariko na rimwe hari igihe usanga twafunganye bitewe n'ikintu gihari. Niba wa mugani mushobora gusuzuma mukaba mwasanga wenda aho ayo mazi yagasohokeye hazibye kandi wenda bitagaragaza igishobora kuba cyabitera, nanone umuntu ashobora kugira amatsiko yo kumenya ngo se birashoboka ko umuntu yakwirinda glaucoma, birashoboka ko umuntu yakwirinda kugira umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho? Kwirinda umuvuduko w'amazi yo mu jisho ntabwo ari ibintu dufitiye ubushobozi nk'abantu. Oya, ni ibintu byizana bikikora ubwabyo. Ariko icyo dushobora gukora nk'abantu, akenshi dukangurira abantu ubundi ni ukuza kwa muganga kwipimisha, kuko uburwayi bwa glaucome kugira ngo tububone ni uko umuntu aba yaje kwa muganga, akenshi yaje no kwisuzumisha ibindi. Yagerayo twamukorera gusuzuma ijisho ryose, tukareba mu ndiba yaryo, aho cyane cyane uburwayi bwa glaucome yesubira inyuma. Ikintu iyo umuvuduko wagiye hejuru wangiza umutsi wo mu jisho, uwo mutsi ukura ku jisho ukajyana mu bwonko, noneho bigatuma umuntu areba. Rero uwo mutsi iyo wangiritse, kwa muganga hari ukuntu tureba mu jisho indani tukawureba. Iyo tuwubonye bitubwira ko umuntu ashobora kuba uwo mutsi we warangiritse. Icyo gihe tugakora ibindi bizamini bijyanye nabyo. Hari gupima umuvuduko urangana gute, ubundi tubyita tension oculaire. Umuvuduko urangana ute, twabona uko ungana, tukareba na wa mutsi wangiritse, tugakora n'ibindi bizami bitwereka, kuko akenshi usanga iyo uwo mutsi wangiritse umuntu icyo abanza kubona ni ugutakaza kubona mu mpande. Wareba imbere ukabona urabona neza, ariko ibintu biri mu mpande bikagenda byangirika buhoro utabibona, bikazavaho bigafunga burundu. Icyo gihe nibwo uhuma. Noneho akenshi abantu baza batazi ko bafite n'icyo kibazo, nuko nabivuze, kereka abo byamaze gukura cya gihe batakibona mu mpande. Ariko abenshi baza tubibona gusa yaje kwivuza ibindi, tukamubwira ufite ikibazo mu maso, tugomba gukora ibindi bizami bijyanye n'umuvuduko w'amaso. Nicyo nakubwiraho kuri icyo. Uko gutakaza ubushobozi bwo kubona bitewe n'iyo glaucoma cyangwa se umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho, uwo mugani niba umuntu mu gihe abirwaye batagira ububabare, kuko ubusanzwe tugendera ku bimenyetso, umuntu akavuga ati ubwo mfite ibimenyetso wajya kwa muganga, ariko mu gihe noneho nta bimenyetso afite, ntabwo ijisho rimurya, ntabwo ababara, ntabwo se wenda byamuteye umutwe, mu gihe aje mugasanga afite glaucoma, glaucoma iravurwa igakira? Glaucoma iravurwa, turayikontorora. Turaza kugira bwa bushobozi yari yatakaje bwo kubona bukaba bwagaruka? Oya, ntabwo tubugarura. Wenda dusubira aho ngaho gato. So twavuze ko akenshi hari ubwoko bw'amaglaucome nanone. Inyinshi ntabwo umuntu ababara, nta nubwo amenya ikibazo ko afite ikibazo cya glaucome. Ubwoko bumwe gusa nibwo bushobora gutuma umuntu agira kubabara mu jisho. Ubwo nabwo tubwita ngo ni angle ferme, hantu y'amazi anyura hafunga. Iyo hafunze urabyumva, y'amazi yo mu jisho ntashobora gusohoka neza. Iyo dasohoka neza, ya jisho rigakomereka bira nk'ibuye, avanamo kurwara umutwe, ijisho rigatukura akababara. Ariko abo ni bake cyane, navuga wenda ngo ni nka 1% ni ikigereranyo ntanze. Izindi wenda 99 ntabwo ari yo bipimo nyabyo, ariko inyinshi usanga nta kintu na kimwe umurwayi azi, noneho yaza tugasanga wa mutsi warangiritse. Noneho ubuvuzi bwayo dutangirira aho bigeze, aho uburwayi bwari bugeze dushaka guhagarikiraho.
niba tuguhaye imiti yabyo ni ukugabanya wa muvuduko ariko noneho kugira ngo bye gukomeza kwangiza. Kugeza ubu dushobora kuguha imiti cyangwa dushobora kubaga wenda nibyo twavuga ngo birahagaritse burundu, ariko hari igihe ubagwa nanone bikanga ukaguma no ku miti. Ku muntu rero warwaye glaucoma cyangwa se yagize umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho ntiyabimenya, yatinze kubimenya cyangwa se naho abimenyeye atinze kwivuza, kuko burya dufashe urugero wenda rw'ababyeyi, umubyeyi uburwayi abonye ku mwana ashyiramo imbaraga mu kumuvuza, ariko kuri we uburwayi abonye aba yumva ejo nyine ibyo ari byose azajya kwivuza. Tuvuge wenda ko uyu muntu yamenye ko afite icyo kibazo ariko ntabwo yihutiye kwivuza, cyangwa se ntiyabimenye nk'uko nguko mutubwira muti mu gihe turimo gusuzuma umuntu nibwo dushobora kumubwira ngo ufite iki kibazo. Uyu muntu watinze kubimenya cyangwa watinze kwivuza biba bishobora kumugiraho izihe ngaruka? Umuntu watinze kwivuza uburwayi bwa glaucome nk'uko nakomeje mbikomozaho, yangiza wa mutsi ujyana ku bwonko, none bikagira igipimo bigeraho. Iyo tugize imana tukabifata hakiri kare tukabitangirira aho ageze nta kibazo, ariko iyo yaje atinze wa mutsi ugeraho ukaba washira ukangirika burundu, bikamutera ubuhumyi bwa burundu tudashobora kuvura ngo tugarure. Ariyo mpamvu n'abantu bazima iyo uje kwa muganga ntabwo tureba impamvu yakuzanye, kenshi tusuzuma ubwo burwayi bwa glaucome, tukorayo ikizami kimwe cy'ibanze kitwereka wa mutsi ukuntu umeze, tukamenya niba dukomeza gukora ibindi bizami cyangwa tutanabikora. Tumenyereye ko umuntu yaje kwa muganga bakamubwira ngo ufite ikibazo cy'amaso, urumva nyine n'uyu muvuduko ukabije wo mu jisho, umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho nayo ni uburwayi bw'amaso. Tumenyereye ko umuntu babwiye ko afite ikibazo cy'amaso ahabwa rinete, yego, cyangwa se n'umuntu yabyita nk'insimburangingo z'amaso. N'umuntu ufite ikibazo cya glaucoma nawe ahabwa rinete. Icyo ni ikibazo cyiza. Abantu benshi baza kwa muganga wa mugani yaje kwivuza, ugasanga benshi barakubwira muganga ntunyandikire rinete, cyangwa se naje kwivuza nyandikire rinete. Oya, uburwayi bwa glaucome ntabwo rinete rwose zagira icyo zifasha. Rinete ibyo zifasha ni wa muntu ufite ibindi bibazo wenda bijyanye n'imboni, ibintu bitwita focusing, ibintu byerekeranye n'ahantu umuntu areba. Ariko ibi bijyanye na glaucoma ni wa mutsi, nubwo amashusho yaza akagwa kuri wa mutsi neza kugira ngo tuwurebe, ni hahandi umutsi warangiritse nta kintu wabona. So amarinete rwose muri glaucome nta kintu yatumarira. Icyo nari mbibarije ni uko ahanini usanga abantu biganya rinete. Tekereza hari igihe zitereka ahantu ukibagirwa, hari igihe wenda se umuntu yibagirwa agasanga yazicariye, ugasanga wenda ahita avuga ati ngize kuba ndimo ndatakaza ubushobozi bwo kubona none ngiye no kuri rinete. Ariko nanone ahangaha rero umuntu yabaza ese umuntu ufite iki kibazo cy'umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho kiba gishobora kuba uruhererekane mu muryango, ku buryo niba nk'umubyeyi yarasanze afite icyo kibazo akavuga ati buriya mu muryango wacu akenshi dukunze guhuma, buriya sogokuru yigeze guhuma, data yarahumye, ubu nanjye ubu nyine karabaye biri hafi. Ese glaucome ishobora kuba uruhererekane mu muryango? Icyo nacyo ni ikibazo cyiza. Wenda mpereye gato inyuma ku bya rinete, n'umuntu wa glaucome ashobora kwambara rinete. Ni ukuvuga ngo glaucome yo irareba wa mutsi, ariko hejuru yabyo ushobora kuba ukeneye rinete bisanzwe. So icyo gihe ushobora kugira glaucome ukambara na rinete. Noneho ibijyanye n'uruhererekane rw'uburwayi mu muryango, indwara twita hereditaire, nibyo rwose. Cyane cyane uburwayi bwa glaucome iyo bwagaragaye mu muryango, haba hari chance nyinshi ko abantu bari mu muryango bashobora kuburwara. So ni uburwayi bumwe mu ndwara zihererekanwa mu muryango. Akenshi na kenshi iyo umurwayi twabonye dufite suspicion ko yaba afite iyo glaucome, tumubaza niba mu muryango wabo hari abantu bayirwaye. Niyo atanabizi tukamubaza ati ese haba hari n'abantu bahumye mutazi impamvu, ko akenshi usanga bijyanye na glaucome. Ni urugero niba umumama cyangwa umupapa yazanye umwana tukabumusangamo, akenshi tubabwira ko n'abandi bavukana baza nabo tukabapima tukareba ko ubwo burwayi batabufite. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ubu burwayi bwa glaucome ibyo twita risk factors mu ndimi z'amahanga,
harimo nyine kuba buhari mu muryango, nicyo kintu gikomeye cyane. Ikindi kintu tureba ni abantu bafite izindi ndwara nk'uburwayi bwa diyabete, abo nabo bakunda kugira risiki yo kuba babwandura. Hakabaho kuba turi abirabura, buriya abirabura hari indwara tugira cyane kurusha abazungu, niko nabyita. So bakunda kugaragara mu birabura cyangwa se abantu bamuva mu bihugu bya Aziya. So amarisike ubwo navuga kuba buhari mu muryango, kuba ufite diyabete, kuba uri umwirabura cyane cyane. Kubera iki cyane cyane ku birabura? Kugerageza ubu ngubu ubushakashatsi ntabwo butwereka impamvu, hari indwara zibaho ariko tutazi impamvu zigaragara, biragoranye kuba twabimenya, nta bushakashatsi buhari. Ahanini usanga kenshi umuntu ashobora guhangayikishwa wenda nuko nk'uko mwari mutubwiye yuko ishobora kuba uruhererekane mu muryango, noneho umubyeyi wenda agatekereza se mu gihe ntwite mba nshobora kuba nabyara wenda umwana akavukana iyo glaucoma. Birashoboka ko umwana ashobora kuvukana glaucoma? Yego birashoboka, ariko tutitaye noneho ko ari iyo ruhererekane mu muryango, n'undi mwana wese yayivukana bisanzwe. So hari ubwoko bwa glaucome, ntabwo nabugiyemo ngo mbabwire detaye za bwose, ni byinshi cyane, ariko hari glaucome twita congénitale, ni ukuvuga umwana arayivukana. So iyo ngiyo ishobora, umwana uwo ari wese ashobora kuyivukana bititaye ko bari bayifite no mu muryango. Ariko icyiza cyayo akenshi bihita bimenyekana yari umwana, ntabwo ari nk'abantu bakuru. Iyo uri umwana tureba imboni ugasanga imboni yabaye umweru, cyangwa se afite imboni nini idasanzwe, cyangwa se afite amarira ahora arira, mu bana akenshi bikunda kugaragara bitandukanye n'abantu bakuru. Akenshi usanga tuba twumva ko ibintu byinshi cyane cyane wenda nk'ubuvuzi bukomeye ugasanga tuzi ko buvurirwa i Kigali. Muri Rusizi ahangaha nyine birashoboka ko umuntu ashobora gusanganwa iyo glaucoma cyangwa se umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho akahavurirwa ku buryo nyine nk'uko ashobora guhabwa ubuvuzi muri Kigali. Urakoze cyane Bibio. Nanone hano ku ivuriro ryacu hano dufite umuganga w'amaso w'umuftalmologue. Uburwayi bwa glaucoma rero hari uburyo tubivuramo. Iyo tumaze kwemeza ko umuntu afite glaucoma, wenda tuyemeza gute? Tuyemeza ko twabanje gupima ya tensiyo mu jisho, tukareba indani, tugasuzuma wa mutsi, twabona ibyo bibiri bijyanye na glaucome. Hari ibindi bizami wenda ndaza kubereka, imashini zibipima nazo tuzigereho. Hari imashini kabuhariwe zidufasha kumenya ko umuntu afite glaucome, izo turazifite hano muri Rusizi. Noneho hano umurwayi yahageze dufite ubushobozi bwo kuba twayidiagnostika tukayimenya, noneho dufite n'ubushobozi kuba twayivura. Hari uburyo bubiri, dushobora gutanga imiti. Akenshi iyo tuvura glaucome duhera ku miti dushyira mu maso, ntabwo ari iyo kunywa, akenshi niyo gushyira mu maso. Iyo imiti yananiwe tujya ku rundi rwego, noneho tukavuga ati oya hano reka tubage kugira ngo tugabanye nanone. Kubaga nibyo wenda tutaragira ubushobozi bwo gukora ubu ngubu. Ubu abafite ubwo burwayi tubahereza ku ishami ryacu rukuru ry'i Kigali, turabivura cyane. Ikindi wenda dushobora gukora hano ni uko mu buryo bwa vuba tuzazana imashini yitwa lazeri. Lazeri nayo ivura glaucome. Iyo ngiyo tuzayegereza hano mu gihe tuzaba taragira iseta wenda, ariko nabyo turimo kubiteganya kubikora. Ubu ni uburwayi ibyo ari byo byose wenda nk'uko mwakomeje mubitubwira umuntu ashobora kurwara ntabumenye, ariko nk'uko mwabitubwiye mu ngaruka zabyo harimo kuba umuntu yahuma, yatakaza ubushobozi bwo kubona, kandi nk'uko mwabivuze ntago mubivura ngo muvuge ngo ubushobozi arongera arabusubiranye, ahubwo wenda abashobora kuba byahagararira aho ngaho. Ariko mu gihe yaba yatinze kubimenya hakaba harimo izo ngaruka z'uko yatakaza ubushobozi bwo kubona, muratanga nama kirera, kuko akenshi ntabwo turagira wa muco wo kwisuzumisha hakiri kare tutararwara, kandi nicyo kintu nk'uko mbyumvise nko kuri glaucoma cyonyine cyadufasha nk'abaganga bahanga mu bijyanye no kuvura amaso. Aho tugira izihe nama? Ikintu cyangombwa cyane, wenda hari akantu nibagiwe kuvuga gato mu bintu bituma risike zo kugira glaucome ziyongera. N'abantu twese dusanzwe uko tugenda imyaka yiyongera, risike yo kugira glaucome iriyongera. So muri bya bintu navuze, kuba turabirabura, kuba ufite diabete, kuba imyaka yiyongera ahubwo nibyo birusha ibindi.
noneho ubundi hari uburyo tugira inama abantu, umuntu uri munsi y'imyaka 40, tuvuga ko wenda rimwe mu myaka 5 wajya wivuza amaso, iyo uri muzima nta yindi risk ufite, rimwe mu myaka 5 ukaza. Ubu n'ibijyanye na glaucome, iyo ufite wenda 45 kugeza 55, tubabwira wowe risk irimo kugenda yiyongera, uzajya uza rimwe mu myaka 3. Waba urengeje 55 no kuzamura ahubwo buri mwaka. Ariko twibuke uwo ni wa muntu udafite risk na gato. Iyo rero ufite risk bigusaba ko umuganga bitewe n'iyo yabonye ushobora kubwira ati wowe ugaruke nyuma y'amezi 6, wowe ugaruke nyuma y'amezi 3. Nubwo buryo dushobora kubifata mbere. So inama ngira abantu bose rwose, niba wiyumvise muri izo kategori, gerageza ujye ugera kwa muganga. Ntuzaguma aho ngo uri muzima gusa bazasange byarangiritse bitagifite garisho. Murakoze cyane. Hari n'abari munsi y'iyo myaka ariko nabo bakeneye kumenya ko badafite glaucome. Nibyo uko nakubwiye, iyo ari bato bayivukanya kenshi bihita bigaragara. Icyo gihe bihita bigaragara. Bari munsi y'imyaka 20 wenda kugera kuri 40, nubwo bidasanzwe ngo bagire ubwo burwayi, ariko ashobora kubugira. Icyo gihe ni muri ya myaka 5 akenshi haba hatarangirika byinshi. Kereka iyo tension iri hejuru cyane, ntabwo bikunze kuba, ariko iyo iri hejuru cyane yakwangiza. Iri hejuru cyane akenshi nibyo bitera kubabara, none bakaba yaza. Niho byaba bitandukaniye. Ngizo rero inama tugiriwe na Dr. Francis Mutangana, numwe mu bahanga cyangwa se mu baganga b'inzobere mu kuvura indwara z'amaso. Twamusanze hano ku ivuriro rya Dr. Agarwaz Eye Hospital riherereye mu karere ka Rusizi. Ati mwisuzumishe hakiri kare, ariko by'umwihariko ku bantu bagiye bagera mu myaka y'ubukure iri hejuru, ni byiza cyane yuko wakwegera muganga hakiri kare, atari uko warwaye ahubwo ukajya kwisuzumisha bihoraho kugira ngo ubuzi neza ubuzima bw'ijisho ryawe uko rimeze, kuko twumvise ko uyu muvuduko ukabije w'amazi mu jisho ushobora kugutera ingaruka zo gutakaza ubushobozi bwo kubona. Ubu buryo cyangwa se ubushobozi bwo kuvura bene izi ndwara buragenda buboneka hirya no hino, akaba ariyo mpamvu ni byiza yuko aho uherereye aho ariho hose egera umuganga wisuzumisha utararemba, bizagufasha kubungabunga ubuzima bw'ijisho ryawe. Uyu rero umusozo w'ikiganiro cyacu, mwebwe twabanye muri iki kiganiro, ibyo byose hari amakuru mukuyemo yo kumenya cyangwa se no kurinda amaso uburwayi ubwo ari bwo bwose, by'umwihariko ubu twaganiriyeho uyu munsi bwa glaucoma cyangwa se umuvuduko ukabije w'amazi mu jisho. Mwari kumwe nanjye Ingabire Ejudi Bibio na mugenzi wanjye Innocent Mudahonga. Tuzasubire mu kiganiro Menya Wirinde cyo utaha.